mu gihe Isirayeli ikomeje kugaba ibitero bya gisirikare mu duce tumwe na tumwe tw'ibihugu by'ibituranyi cyangwa se ku bihugu biyikikije nka Syria, Irani, Palestina, muri Gaza, West Bank, mu rwego rw'uko Isirayeli iri guhiga ngo imitwe yitwara gisirikare mu rwego iyo mitwe ishaka gutera Isirayeli ikayibuza umutekano, Isirayeli nayo igashaka kuzimya ibyo bikorwa, ikazimya uwo muriro utari waka. Mbese wakibaza uti Isirayeli irashaka kuba mu karere yonyine idafite ibihugu by'ibituranyi? Mbese Isirayeli yaba yikanga ko ariyo igomba kugira imbaraga kurenza ibindi bihugu byose by'ibituranyi baturanye? Ahangaha ni ku isi ya Bibiliya ugeze. Turakwakire rero wowe udahwema kudukurikira hano ku isi ya Bibiliya, Uwiteka aguha umugisha. Nawe ugeze hano bwa mbere, nawe turakwakiriye, Uwiteka aguha umugisha mu izina rya Kristo Yesu. Aha ni ku isi ya Bibiliya. Isi ya Bibiliya ni ijambo rimwe ariko ryunze amagambo abiri afatanye y'inyunge. Niyo mpamvu uzumvamo isi ukumvamo na Bibiliya. Isi ya Bibiliya niyo mpamvu uzumvamo ibibera hirya no hino ku isi, ariko burya bifite ireme ku byanditswe byera byahumetswe n'Imana. Ibibera hirya no hino ku isi birasohoza iby'ubuhanuzi bw'ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana byitwa Bibiliya. Niyo mpamvu iyi shene yitwa isi ya Bibiliya. Intego y'isi ya Bibiliya ni ukugira ngo tumenyeshe abantu, mwene muntu amenye aho isi ivuye n'aho igeze n'aho yerekeza, kugira ngo arusheho gukora iby'Imana ishaka, maze azahoreho iteka ryose. Nk'uko umurongo hano ku isi ya Bibiliya tugenderaho, urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 2 umurongo wa 17 ubivuga ngo, kandi isi irashirana n'ukwifuza kwayo, ariko ukora iby'Imana ishaka we azahoraho iteka ryose. Nibyo, isi izashirana n'ukwifuza kwayo. Mbese muri iyi si izashirana n'ukwifuza kwayo, Isirayeli nayo yaba iri mu gihande cy'abazashirana kwifuza kwayo, kuko bigaragara ko yaba ishaka gutura mu karere yonyine? Ese ibyo byakunda? Mbese yaba ishaka kuba igihangange mu karere k'uburasirazuba bwo hagati yonyine? Mbese bizakunda? Isi izashirana n'ukwifuza kwayo, ukora iby'Imana ishaka niwe uzahoraho iteka ryose. Turakwakire, twagiye kubera ko hano ari ku isi ya Bibiliya. Mureka turebe umurongo tugendeyeho wa 6 w'igice cya 20 cy'umuhanuzi Ezekiyeli. Hagira hati, uwo munsi niwo nabarahiriye ko nzabavana mu gihugu cya Egiputa nkabajyana mu gihugu cy'amata n'ubuki, kandi aricyo gishimwa n'ibindi bihugu byose, kuko aricyo ngenzi. Ngaho mbese koko iki gihugu cya Isirayeli nicyo ngenzi? Igihe umuhanuzi Ezekiyeli yahanuraga amagambo, ni mu gihe nyine ubutegetsi bw'Ubukarudaya bwari bwarajyanye Abisirayeli bunyago bajyana mu gihugu cy'Ubukarudaya, bashyira mu nkambi nka za Terihanika, Terabibu, ku mugezi Kebari. Izo nkambi zimeze gutyo niho bagiye barabarundanyiriza aho ngaho. Ezekiyeli yari arimo abahumuriza nyine rwose, ababwira, abibutsa amagambo Uwiteka yari yaravugiye muri Mose, ababwira uburyo bazabambutsa ubutayu babavana muri Egiputa. Ati, cya gihugu nabavanyemo cya Egiputa nkabajyana mu gihugu cy'ingenzi cy'amata n'ubuki. Koko Ezekiyeli yari yarukongera kubahumuriza ko igihe kizongera kikagera bakagerayo muri cya gihugu. Mbese kandi koko baje gutaha nyine, kuko icyo gihe umwami Kuro yaje gutanga itangazo amaze gukuraho ubutegetsi bwa Babuloni bw'Ubukarudaya. Kuro atanga itangazo ry'uko bagomba kujya iwabo bakababohora. Barababohoye bagende bajya iwabo mu gihugu cya Isirayeli. Mbese koko iki gihugu cya Isirayeli niba cyari ingenzi muri kiriya gihe bavaga muri Egiputa bakataha bakajya muri Isirayeli, kubera ko impamvu cyitwaga amata n'ubuki ni ukubera inzara yari yarabiciye iyo ngiyo muri Egiputa bakora akazi k'uburetwa. Inzara banatashye, inzara ibakubitira mu butayu batungwa n'amanu. Ariko Uwiteka akabwira ati, igihugu mujyamo n'icy'amata n'ubuki, kubera ahantu h'amata n'ubuki ni ahantu washize inzara. Iyo washize inzara uba uri mu mata n'ubuki.
kuko nicyo gihugu cy'ingenzi. Igihugu cya Kanani cyareraga gifite imizabibu, gifite amata, gifite za vino, ibintu byose birimo. Niyo mpamvu cyitwaga amata n'ubuki, akaba ari igihugu cy'ingenzi gishimwa n'ibindi bihugu. Uwiteka abasezeranya kazakibaho. Mbese n'uyu munsi iki gihugu kiracyari igihugu cy'ingenzi mu bindi bihugu byose byo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati cyangwa mu isi. Nicyo gishimwa n'abandi bihugu byose. Isirayeli ntiyaba igikomeza kwibeshya k'uyu murongo ko ari cyo gihugu cy'amata n'ubuki, ko ari cyo gihugu gishimwa n'ibindi bihugu byose, ko ari cyo gihugu cy'ingenzi, akaba ariho ihera irenganya ibindi bihugu baturanye. Izi ntambara ishoza kuri Gaza, Palestina, ikazishoza kuri Syria, ikazishoza kuri Iran, ikazishoza kuri West Bank. Ntiyaba ibikora yibwira ko ari cyo gihugu kikiri igihugu cy'ingenzi mu bindi bihugu byose. Isi irashirana n'ukwifuza kwayo. Ukora iby'Imana ishaka we azahoraho iteka ryose. Mbese uku kwifuza kwa Isirayeli kuba ariyo igomba kuba igihangange kandi ikaba igihugu cy'ingenzi mu bindi bihugu byose mu karere k'uburasirazuba bwo hagati cyangwa ku isi, iki cyifuzo Isirayeli izakigeraho. Isirayeli irakora ibi mu gihe umuryango BRICS, umuryango wo gukwirakwiza ubukungu mu isi, ariwo ugizwe n'ibihugu 9 aribyo Uburusiya, Ubushinwa, Ubuhindi, Brazil, South Africa. Ibyo bihugu 5 nibyo byabanje kurema uyu muryango. Aba nibo bamambure ba mbere babanje kurema uyu muryango wo gukwirakwiza ubukungu mu isi. Noneho haje kwiyongeraho n'ibihugu Egiputa, Iran, Arabia Saudite, Ethiopia na Emirate Zunze Ubumwe z'Abarabu. Vuba aha rero uyu muryango wo kwirakiza ubukungu mu isi uherutse gutumira igihugu cya Palestina kugira ngo bakinjize muri uyu muryango BRICS. Kandi uyu muryango BRICS uhagarariwe kandi uyobowe n'igihugu cy'Uburusiya. Igihugu cy'Uburusiya kitangarije ubwacyo ko kizashishikazwa kandi kigashishikarira kurinda ubusugire bwa Palestina ikomeje gushotorwa na Isirayeli. Cya gihugu gishobora kwikanga ko aricyo gihugu gifite agaciro kirengeje ibindi bihugu ahandi hose. Mbese iyi Palestina nimara kwinjira muri uyu muryango BRICS, bakamara gusinya amasezerano ko nayo ibaye imwe mu bamambure b'uyu muryango BRICS wo kuzana abakungu ku isi. Ibi bihugu birimo byirundanya gutya byaba ari urwego rwo kugira ngo bazamure umutwe wo kwibumbira hamwe mu rwego rwa gisirikare, bazabona uko batikura Isiraheli ishobora kwigaragaza ko ariyo gihugu kisumba ibindi bihugu ku isi, kandi kibishyigikiwemo na ya politiki y'ibihugu by'uburengerazuba, especially Leta Zunze za Amerika. Haba hagiye gushya. Nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Kuko mu binyabihumbi by'imyaka itambutse Isirayeli ishobora kuba ikishuka cyangwa yibwira ko ari cyo gihugu cy'igihangange mu karere k'uburasirazuba bwo hagati, ikumva ko ari izakomeza kuba igihugu cy'ingenzi mu bindi bihugu byose, ikaba yifuza ko izakomeza kuba igihangange muri ako karere, ikazashirana n'uko kwifuza kwayo cyangwa ikaba iri bugufi bwo gushirana n'uko kwifuza kwayo. Ariko weho ndagushishikariza gukora Imana ishaka kugira ngo ubwisi zabishiranye n'uko kwifuza kwayo uzahoreho iteka ryose, nk'uko ijambo hano ku isi ya Bibiliya tugenderaho rigira riti: isi irashirana n'ukwifuza kwayo, ukora iby'Imana ishaka bazahora witeka ryose. Ndagushishikariza gukora iby'Imana ishaka, kandi kugira ngo tubishishikarize n'abandi mu rwego rwo kugira ngo irivuga butumwa rigere kure kandi abandi bibagereho, tera inkunga ya mbere iyi sheni wowe wawugeza aha ngaha ari ubwa mbere. Shyiraho inkunga yawe kugira ngo irivuga butumwa rigere kuri benshi, kanda kuri icyo gikumwe kiraba hejuru kugira dukomeze twemererwe gukwirakwiza ubutumwa hirya no hino, kugira ngo benshi bakanguke bavaga ku maso bamenya aho isi yerekeza. Mukore no kuri subscribe
ni mu rwego rwo kugira ngo dufatikanye kunyanyagiza ubutumwa bwiza hirya no hino, nk'uko Yesu yabitanzeho ubuhanuzi bwiwe akavuga ngo kandi ubutumwa bwiza buzaguruka ku mababa y'ibizu. Ni mu rwego rwero tugomba gusoza ubwo butumwa ngafatikanya njye nawe kugira ngo tubugeze ku bandi. Ushobora no gusharinga kabageza ku bandi bukaguruka ku mababa y'ibizu. Abisi be gusohoza ubutumwa bw'intambara hirya no hino mu isi. Yesu nk'uko yabivuze ngo none twebwe tubure gusohoza ubutumwa bw'uko bugomba kuguruka ku mababa y'ibizu bikagera ku bandi. Wowe ubikoze Uwiteka aguhe umugisha mu izina rya Kristo Yesu. Ikiganiro Isi ya Bibiliya nakagaruka, turi kumwe mu gitegurwa kandi mukagizwa nanjye Komisenge Martin. Shalom shalom. Uri data wa twese mwiza, uri Imana yacu ishobora byose, uri imbaraga n'ubuhungiro bwacu. Abakurikiye Isi ya Bibiliya ubaha ubwenge n'ubuhanga bwo kugira ngo babashe gukora ibyo ushaka, bazahoraho iteka ryose, batazatungurwa n'umujinya uzatera isi. Amaze imbabazi zawe zibabeho n'umucyo wawe ukomeze ubamurikire mu izina ry'Isumba byose. Birangaza abagenzi byose turasenze ngo bibave imbere kandi bibave mu nzira mu izina rya Kristo Yesu. Cyubahiro n'ikibi cyane Uwiteka we none n'iteka ryose. Amina. Shalom shalom. Intambara mu isi ibigeragezo binaniye benshi byihanganira, amaso y'abantu areba bugufi akananirwa gutegereza ibiri imbere. Intambara mu isi n'ibigeragezo binaniye benshi kubyihanganira, amaso y'abantu areba bugufi akananirwa kwitegereza ibiri imbere. Dore isi yacu irashira vuba, ariko abakizwa tubikiwe isi nshya. Dore isi yacu irashira vuba, ariko abakizwa tubikiwe isi nshya. Tuzaririmbira mu ijuru indirimbo z'abakijijwe, ntituzongera kubabara, tuzashira